Soni, uri mu biki ko nakuguriye Sylvester? Mabuja, ndarinde gukunguta ibyombo. Hanyuma se Sylvester naguze yagiye? Mabuja nyine umbabarire Sylvester nayanitse hanze ngiye hano hirya gato ngarutse ndayibura. Hanyuma se ngiye ndi kuruwa rure ko ari ifashe mbabare. Fana imbere bimbyutsa nabi byo sinjya mbibura. Sonia, Karame Mabuja. nta breakfast bateguye? Yego nayiteguye. Nzanira hano. Byose no kuza kuranye ntabwo wazana kimwe ngo usubire. Nzana ikindi gikombe. Kuko ninde uri guhereza gutya? Niwo mwaha muri uru rugo. Nzagira igara afite ntera inzoka noneho nukugira ngo ngibushywe n'inzoka ariko igikoma yatetse nacyo ntiyatara bandangira umukozi ntazabiba. Sonia Karame. banka hano mubwira. Igikoma dusangira nta kibazo. Sonia, ariko bikayibanga ryanjye nawe ufashe igice siri ifata ryose. Rero Sonia, kananashyira hasi kugira ngo tuvugane kandi wakoze. Sonia, uriya mwana ubona hano Liza ntabwo ari umwana wanjye kandi ndashaka yuko mukura muri uru rugo. Irego nitwaye neza nakongeza umushahara maye cyangwa ukanamusimbura muri uru rugo mbona ari wowe witonda umuntu abwira ukumva, sibyo? Mabuja, Liza se? Niba ari Liza nta kibazo. Liza nundi ntajyanga harambangamira no kuza agasanga wenda ndikoze byombo ni yamfasha ahubwo abari muri Sonia yazana ikintu Sonia yazana ikintu. Apo nushaka umurukane nundi nanjye uriya mukobwa ntabwo mukunda pe. Wumva se kuvuga akantu keza? Iyo niyo dero najya wadukina kandi nzaguhemba. Ndaza kukwitaho, ejo nzakora ibishoboka byose guhaga kado gashimishije uze kuncungira se naza ndakwereka uko tubigenza. Mabuja nyiri ubwo nta kibazo basi naza ndi bwakubwire. Ushaka untura urugi sikambura bintura muri moto. Karibu sheri, se ni wowe? Ay. Ndabona waje. Unanero
sheri Sasa. zaragufasha Wowe. nanjye nta kibazo bisa neza karibu Sonia 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 karame mabuja andure ibi bintu mvana wa si sheri iyo uvuye mu kazi nta no kurya nuguza n'ubundi ugahita ujya muri mashini ntabwo bakarayeho hari akadosiye nari gutegura nayumviye ku kazi ntagasoje ko nari maze uza kugasohoreza kamaze nta no kumvugisha sheri reba ibindi abandi bana baba babakorera we nta na gift ujyuma nta n'iki sheri nawe rero tangiye kwinjira mu gakungu kandi agakungu gusa gakungu wari wabona nakagiyemo nese bibaho ko umuntu agira umukunzi utaramubwira ngo ndagukunda none se ubu turacyari abakunzi ko tura ntabwo nahise ko byaragiye ibyo tubyihorere urabona ukuntu n'imisatsi wayigize tubyihorere none se ko ari ukuba wabingereshe rifite ikibazo ndashaka ko nanone dusubiraho iby'ejo uvuze gutya nanone igiye kugura bya n'ibya nijoro nyine bigaragaza mubwira ko byarangiye ariko wazi icyo bishiri ahari si imyaka 6 ishize tubana ndabizi ko irenga mu 6 ishize umbwira ibyo warambwiye none se ko ndi kubona abantu ushije umujinya niba imyaka ishize ari 6 tubana akaba nta n'akantu utera namubwira ngo byibura hari akantu uri kwiyumva mu buzima kahindutse iyo tubanze turere neza kuko akeneye kwiga cyangwa shaho waje hari ukundi kuntu wabigenje kugira ngo utazambyarira kwiki 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 cyangwa wagiye muri bya bindi numva by'abagore bajyamo bituma bamara igihe kirekire batagera shiri maze iminsi ndi kubitekerezaho cyangwa shahara kandi gasore nkaba mufite uko mwigenza kugira ngo bimeze bite buri gihe iyo duteruye icyo kiganiro uhita wirakaza sinzi impamvu ubundi ufite ikihe kibazo wowe muri wowe bavuze mpuzega ntabwo nabyumvise what mbaga nashaka kubyumva wasanze ku muhanda akabagore bikiyemwe ndakubaza muri marine muziranye nanjye ndimo uzi n'ibindi reka wowe n'umukobwa wa rugo rwawe ndubaharire Liza wanjye namukundaga kandi ntuzigere ubwirira umwana ko ntari nyina azi ko ndi nyina njye nashaka kubanza nkamurera kandi urubyaro wibuka ko rutanga Imana sheri ntabwo ari njye utanga urubyaro akubwo numva byabaye intambara reka muvire mu buzima ndumva warateguye ko ari imitungo yawe naje kurya ariko nayo sinaba mu rugo nicayemo ndi marine muri uru rugo se ndikarya rugo yawe ni iki cyawe ntabwo nawe ubwo ngiye nasezeranye icyo mbakundira ni uko umuntu aterura icyo mwebwanyu ubuzeho nk'amakuru mukirakaza nta soni ubu rero urarakaye undushije sheri ntabwo ndakaye twirakaranya pe ariko ibyo mvuga birumvikana mukunzi ntabwo ari njye utanga urubyaro urubyaro Imana niruma nzabyara ariko mu gihe ntaranabyara ngomba gukunda umwana wanjye Liza kuko afata nka nyina niba rero ushaka kwirerera umwana akaba nzi nka nyina ukaba ugiye gufata umwanzuro wo kumutera umutima mubi ukamubwira ko ntari nyina shashe nta kibazo nako basi urugo rwanyu ndarubarekera sibyo ngaho musigarana kandi muzasigara amahoro nta kibazo shashe usubize ko nabakundaga cyane sheri okay ubwo wabitekerejeho nanjye kandi nibitekerezeho kandi nkunda kwita ku rugo rwanjye nk'uko nawe witaho sibyo sheri byemeye cyo gusezerana reka tujye muri gahunda sibyo muri budget sheri bakoze sareka kambanze nita uyu muntu
ndaje sibyo Sheri ufite umuntu witabira hanze numva. oya ni business turimo sibyo Sawa sheri. Ageni uriya mwana nzajya mbona ko mukunze nava hano urakumva we uko nasoye nyine nako ndagasora ndasubiramwo n'abana banjye nzabazana. Sonia! 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 Kame mabuja. Wino hano. Charana tuvugane. Giye kunshongera papa Liza ko ari hanze kwitaba telefone. Hanyuma kandi genda mbere kagakoshwa kazi hano. Karame mama. Kama matwa mahira. Liza, ndakurambiwe muri uru rugo. Kandi wumve ko murambiwe. Ubikurugu turubishyira muri ibyo bitwe byawe. Liza, ndashaka kubona mviriye mu rugo. Mama ngo nagucaka muri uru rugo. None se mama ndajya he? Urajya he? Urambaza aho ujya? Ujya aho nyoko yagiye? Hasoni. Navuze ngo mbare kabiri wamviriye mu rugo. Ibyo kunda tangura agiye wajya kuraya, wajya gutera ku muhanda, wajya muri brodire, wajya ntabwo ibyo bindeba. Ubwo ni umva ubabaye uze guhamagara nyoko mu biganiro ahantu ugomba kujya. Cyangwa se mwirimba hari musaga icyo ntabwo bindeba. Gusa icyo ndambiwe ni umukobwa urya akarangwa no kurya no kuzuza tuwarete, akoreba nk'umubyibuho ufite ubundi ubwo wawe uzabona umugabo. Nta n'isoni kiba gifite. Nuko mubwiye ninongere kubisubiramo. Nizere ko isura yawe ntongera kubibona mu maso yanjye. None se niba utari mama urinde? Utari nyoko abari kise muko. Urabona ndi nyina wa nyoko. Urabona ndi iki cyawe? Ndi mukaso. Kandi nyine singushaka hano. Nkuko mbikubwiye mbare kabiri warenze. Ubwo rero niba ari ibyo utaza kubaza papa nta kibazo. Uzabaza nisa. So, chérie, ese bapanga mu kazi vuba ngo ndagiye tu ariko Nanjye gutegura nta kibazo ndarya muri hoteli Shirire. kandi imijinya bigabanye kuko ntabwo biri hano byatugeza mbere Nta kibazo shirire. sigara amahoro Kazi kweza. sawa Rigira amashyano ngo sinzahafata. Kanze mwereka. Banze nkurira ishyano ry'umukobwa mu nzira maze rero. None isoni. Ababu bagiye he? Muri byabo bitangiye kunesha umutwe. Maze kubihaga rwose. Shaka nundi ko ufite abapape benshi ikibazo ufite ni ikihe? Bafite abana bari mu kazi we kandi bigire neza. Soni. Gusa aba bo ntibakiba mu kazi. Ntibikira
agira ngo gahunda zanjye zapfa rero yapfa ke nkwereke hano imeze bite uyu munsi rero noneho mbafitiye diro yihuse kandi ifite amafaranga ariko ukareba abasore bari seriye pana bya bindi byabuza n'abasore ajyaho ni amadegede bikoreye ku mutwe nkeneye abasore bari seriye bakora akazi bagahita bakura mu nzira amafaranga nta kibazo wowe nushaka kumbwira mwishyure mbere kizima nuko mbona akazi karangiye watushaho gatoya nawe ubwawe nkagukura mu buzima nuko bimeze kandi ngaho ushaka abafite imbaraga none hanyuma y'iminota 10 mwe mwagezeho bereke diro mukora yihuse sanga mu rugo sawa Soni kakoshwa kari he nabonye yagiye ku ishuri ntihagire ikintu n'iki na kimwe kigaragaza ko wowe n'amafaranga yawe ibindi bibazo sheri uraho neza neza igikobwa nkunda amakuru ni amahoro kumana nari ukumbuye maze umeze se sha urambona shareba amakuru se umeze neza merera muri njye wesha yigo sha dukomerane ni wowe nari narashatse narabasha amakuru ubu ni meza ubwo nkufite shasheri nari nzi ko nyine wanyihindutse naguhamagaye ndakubura nari nihebye pe nari nihebye uri mumamagaye aribwo ningeze mu rugo wa mugore ari kumbwira ibintu ntari kumva ariko kwa ko tuba dufitanye gahunda ariko somo cya kigore ubundi kiba kikubwira ibikika aya nagenda none se none se sheri inzu wayibonye inzu ari murabaza ngo padiri no mukatolike sheri mbahubwiye ntago twigire ko akonguye abampamagariye iki baraje nsubize mu kazi kandi bavuyeyo ninaniwe alo ndakumva ya gahunda se ya gahunda nta kibazo ibintu birimo neza rwose ya gahunda nzayikora neza jya unyizera izindi gahunda sinazigukoreye neza jya unyizera n'ibindi nta kibazo hagiye wambwiye ngo
bitarenze kuwa kangahe kuwa mbere apo kuwa mbere nzaba nabisoje hasa ntabwo nzi ko ndi nkuba mu kazi abasore banjye bariteguye buri kimwe cyose kiri ku murongo byose nzaba nabikoze nta kibazo boss cyakimbwira ibintu bitumvikana cyangwa no gutanga amafaranga menshi isoni bikomeye injira mwiriwe nitwa Mirimo nanje gusaba akazi Jean Marie yambwiye ko mukeneye umukozi ejo naje niyo nari naraye none ndavuze ntereka amagere ndebe kuko akazi gahari. Mirimo Jean Marie kumbwira n'uwahise Jean Marie wa undi umwe w'inzobe utuye hariya hirya ku muhanda wa undi umwe ufite boutique. Jean Marie dufite boutique ako wenda we sikomaze guciririka n'ingegera zose zisigaye ziza mu nzu yanjye akazi washobora n'iki se akazi akariko kose gafite aho gahurira n'amasuku nko koza ibyombo gukora amasuku mu nzu gutunganya igikari kumesa imyenda uramutse ufite n'abana nabo nabasha kubitaho nk'igihe bagiye ku ishuri byose nabikora. amasuku ubona ukuntu usa wabasha gukora amasuku neza cyangwa amagambo yawe tubikorwa sha akazi nakabasha kubera ko nubwo nje gusaba akazi ahangaha hari n'ahandi hantu henshi nagiye nkora hakazamo impamvu zigiye zitandukanye gusa buriya ko nagiye nkora nagiye ngira intego nkagira ibyo nshaka kuzakora ibyo nifuza kuzakora mu minsi iri imbere binsaba ubushobozi ndetse n'amafaranga ariyo mpamvu nanjye ndi kugenda nkora iyo bwawe mu dore ko nafatisha akazi hanyuma kakazamfasha kugera kuri izo ntego nanjye nihaye nk'uko n'undi mujene wari wese yabigenza. Mungiriye neza rero mwakama kuko nabibasha pe nzabiyereka. ufite ahantu henshi umaze gukora n'ufite experience mu kazi ko gukora amasuku n'undi ntagiye ntakoresheje inyana z'imbwa kandi nta n'ikiburi cyo kimara mba rero nkubwire peti yangu hajya ngo witwa Mirimo umva Mirimo ufite telefone taha nzaguhamagara kuri telefone uzitangira akazi akunuza n'ubugoryi mayiniga nanakwica kwaga icyana kivuye ahangaha ninjye wakirangirije nawe uzana imiteto bayi ku isi 679 iyo niyo nimero yanjye murakoze ubwo naho kuri telefone bayi ndagiye. shanaye nagukumbuye ase ntabwo ujya unkumbura mba nase ubu naje hano gukora iki numvaga nagukumbuye mpita nza kukureba ariko mana urankunda ariko nanjye ndagukunda buriya noneho nyibize ngewe ndagukunda uburyo numva nakwimariyemo ahubwo mbwira ibintu numvise nibyo ndi gushaka umukozi zamfasha iki umuntu ufite imbaraga nkanjye umugabo ushyitse nkanjye nashaka umukozi w'ikisi hari etaje se nenda kubakisha hari gukora iki akazi kanjye se nkora business sheri business yinjiza amafaranga ubundi nimushaka umva nzaba ndi Romeo wowe uri Julieta none se wowe urateganya kunshaka ryari erega ndumva nshaka no kuva mu rugo ibyo ngibyo ni igihe gito cyane mu minsi izaza nzahita muzana mu rugo nawe witwi mama w'abana banjye nanjye nkubera umugabo nanjye niteguye kukubera umugore ese wumva se sheri nzagukora n'agasiripurize buriya erega buriya ni wowe wanjye niba usenga ariko nanjye nubwo nasenga Imana yari yarabimbwiye bwira ati hari umunsi izama umukobwa mwiza unkunda ariko nanjye mbona unkunda kereka ni wowe ubona ntagukunda ese kuko urabibona kubibona gusa ahubwo njyewe
sinzi niba ibyo mbona ari byo nawe ubara ni ukuvuga ngo uwo ukunkunda koko none ngiye mu minsi mike uzisanga narasaze siko ari njya niherera nkikana ndi kugukunda gusa none se ubwo shangiye birantunguye pe umva ahubwo uvuga ngo hari n'igihe niherera nkandika akaririmbo kumva ndi kuririmba shiri wanjye hani mutima akoshera umunsi umwe wazandirimbiye mu kumuririmba kuririmbira gusa se we ahubwo nzagaruke ryari ubundi ndirimbire usijya uzagarukira nkagukora surprise ukavuga ati pe nijye mukunzi mwiza ubaho ku isi uzagaruke kuri Sevalante Sevalante suzigiye ibera aha uzagaruke nzakuririmbira nkushushanyirize nkushimishe buri kimwe cyose ushushanya njya niherera nkanagushushanya ubu mfite udufoto twinshi nkuko tuba tuganira iyo ndi kurota uwo munsi uzanatunyereka kutukwereka gusa ubundi uwo munsi ntabwo uzabibagirwa mu buzima cyane nzagukorera buri kimwe cyose kubera ko niwe mukobwa nihebe imitungo yose mfite Tabara twagize ibyago waba ukeneye ahantu heza gusohokera cyane cyane mu ntara y'Iburasirazuba gana Island Hotel. Island Hotel ni hoteli yamamaye cyane kubera serivisi nziza dusangana. Muri Island Hotel tubafitiye sale nini yakira inama, amahugurwa ndetse n'ibirori bitandukanye. Tubafitiye n'ubusitani burimo amahema manini cyane yakira ubukwe maze babutashye bakakwirahera. Tubafitiye abatetsi babigize umwuga bagutekera indyo nyinshi zitandukanye nka Island Mafioso, Hunter Black aho bakohereza akaguru kose k'ihene ukakarya wiruma iminwa. Hari na Island Mafioso, inkoko yokeje mu buryo budasanzwe. Si ibyo byonyine kuko tubafitiye ibyumba byiza, ibitanda bigezweho, hanyuma ugasinzira ukaruhuka neza. Island Hotel iherereye mu karere ka Kayonza ku muhanda Kigali Kayonza hafi y'ikigo nderabuzima cya Mukarange. Muri Island Hotel umukiriya ni umwami. Ku bindi bisobanuro wahamagara nomero ziri hasi kuri screen.